udashaka kuva ikuzimu ndetse ngo n'amagambo yaririmbye ndetse aza no kuyatangariza umukozi w'Imana ndetse iyo nkuru ukayihuza n'ibindi byamamare byose byagiye bivuga ayo magambo ko birambiwe ubwo buzima bwo kubaho bimeze nk'ibikorera Satani ndetse ibyamamare byinshi byagiye bitangaza ko mu gukurikira kwamamara baje kubonamo amafaranga bibayobora ku biyobyabwenge bibayobora mu buraya ndetse kwamara kuba kwinshi ariko birangira muri bo bumva wagira ngo nta kintu kirimo ntibishimye nta munezero nta bitotsi bagira mbega babayeho bameze nk'abari gutotezwa buri munsi uyu nawe bamwita Michael Jackson uyu akaba umwami wa pop Michael Jackson umusanzwe w'umuziki ari icyamamare kidasanzwe Michael Jackson mu gitabo cyangwa se mu gitabo mbara nkuru y'ubuzima bwe bwite cyangwa se mu gitabo cyitwa Moonwalk cye bwite kivuga inkuru y'ubuzima bwe ari we wakiyandikishije cyangwa se wacyanditse bishingiye ku bitekerezo bye cyitwa Moonwalk kigaragaza ko Michael Jackson atari yishimye yarabayeho nawe ababaye mu bantu bose babaye ubuzima bwabo bwose muri iki gitabo Michael Jackson avugamo ngo ninjye muntu wa mbere ku isi ufite irungu cyangwa se ubaye hari wenyine kurusha abantu bitekereza ati abantu batekereza ko ufite buri kimwe abantu batekereza ko wajya hariho hose ariko twese bari dutekereza vuga ati Michael Jackson yari afite buri kimwe n'umuntu wafata private jet abayeho neza akajya mu gihugu kiri cyose akajya ku mwaza akajya ahantu hose ashaka agakora ibintu byose ashaka ati niko abantu bose baba batekereza atari kiyo siyo ngingo umugabo yaravuga ati irungu mfite n'uburyo mba numva ndi njyenyine muri iyi si n'abantu bankunda amamiliyoni n'amamiliyari nakuyobyara amamiliyari atari kumba numva ari njye muntu ndi njyenyine mfite irungu ritabaho ku buryo ntagira umuntu n'umwe mbyifuriza kuri iyi si irungu mba mfite Michael Jackson yarivuye mu ijambo rye rimwe ati nizera ko ndi umwe mu bantu ba mbere ku isi bari bonyine cyangwa se bafite irungu rirenze ry'abandi ndetse Michael Jackson yasobanuye ko iyo yaryamaga mu cyumba cye ngo habaga huzuyemo amamiruwari ndetse Michael Jackson ngo yajyaga atangaza ati ngewe iyo ndyamye mu cyumba cyuzuyemo miruwari nyinshi kariho nkura ngo inspiration ngo indirimbo zanjye akenshi ngo nzihabwa ngo iyo nsinziriye mu cyumba cyuzuyemo miruwari nyinshi ngo niyo mpamvu mba ngomba kuruhuka ndetse yaba yabuze n'ibitotsi akitera imiti kugira ngo abone ibitotsi fearing that a lack of rest might result in these spirits offering their inspiration to Prince. ndetse Michael Jackson akavuga ko yabaga afite ubwoba bw'uko nabura ibitotsi ngo ntaruhuke neza indirimbo zimuzire mu bitotsi imyuka imuzanira inspiration yasinziriye ngiyo inspiration cyangwa se ubwo bugeni bwe ibyo bihangano byari kuza sinziriye bizanywe n'imyuka ngiyo myuka ngo yagombaga ngo kuba Michael Jackson yabaga afite ubwoba ko iyo myuka iri buza kwita ifata iyo nganzo yari imuzaniye ikayitishira uwitwaga Prince rero ni icyamamare cyane cyari gikomeye muri Leta Zunze Amerika cyasaga nk'igihanganye na Michael Jackson iyo bavugaga Michael Jackson Prince yitaga vugo nawe hafi cyangwa Michael Jackson Prince babaga bahanganye ari babiri bahanganye gutya n'amabifu yabo ngira ngo mwagiye muyumva Michael Jackson rero ngo yabaga afite ubwoba ko nataryama ngaruhuke kuko inganzo yakiraga ngasinziriye imyuka iri buze gufata iyo nganzo ikayishyira nde mukeba wari we Prince na Michael Jackson bari nka babahanzi banyu mujya mbona muhora mugereranya buri munsi Jackson's connection to Elvis Presley. nanone wa mugabo twigeze kuvuga Elvis Presley wari umwami wa rock and roll wari warapfuye Michael Jackson yaje guhura cyangwa se yaje kumenyana na Elvis Presley result in these birangira arongoye umukobwa wa Elvis Presley Jackson's connection to Elvis ndetse urumva niyo connection yaje kuba hagati ya Michael Jackson na Elvis